udinda umugenzi ufite pressure ufite na pressure umbwira ngo mwirukankane moto yanje urabizi ntizirenga muri 2 mana suko itagira vitesse 5 ariko nuko nzi kumunyenga cyangwa umuvuduko ari urupfu kandi na polisi yacu y'u Rwanda zitubwira ngo gahunda yagera y'amahoro ngo mugende gakeya ikaruhi gashira ibyapa ku mihanda uzambabare ngumye nubahiriza gahunda yagera y'amahoro hari icuma cateye kiri mu muhanda gahe gifotora abantu kiracuma ndakikweretse mana aho kugira ngo kimfotore nje nzakibone ngifotore kubera ko nzagendera ku muvuduko polisi yagenye kubera ko nsuzugura abantu bazaga kumpa akazi nkabasuzugura ikindi iyo ntaza gusuzugura umumba narashatswe narabyaye nka 2 ariko kubera ko nkunda akazi ko gusuzugura nakomeje kugenda nsuzugura cyane sinabona uwo mugabo sinanabyara nagombaga no kwiga secondaire nkakomeza na kaminuza ariko ngeze ku ishuri abanyeshuri n'abadirecteur bose ndasuzugura mbashira ku ruhande mbahindura 0 suzugura cyane n'abantu bari aha ngaha baje mu marushanwa abajaji bugureba muri kamera dufasha bugureba muri kamera wae nawe ndagusuzugwe wa munyamakuru kandi ukunagiye ndi mpano mfite ya 2 ni mpano yo gukatira abasore bagicanza mbakatira bakagira ngo ntanabirimo kandi birimo cyane baza banandikira bakama bambwira ngo guja uti nkagenda nashika nkajya nkamwa urukundo nkarumwima nkataha hari n'usaba nimero nkayimuha komeza kampamagara kambwira ko yankunze cyane hari nabaza bambwira ngo bazapfunga kubera urukundo nkambwira tugenda upfe aheza ni mwijuru niko muri Bibiliya havuga murakoze cyane impano zanje nizo ngizo kneel down yarapfukamye and ask God abazimana God what Man. can I do now ese nakora iki none they was surround me bari bamugaragiye they was surrounding me bari bamugaragiye Egyptians abanyegiputa God tell Moses Imana yabwiye Mose what are you have ese ufite iki what are you have ese ufite 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 iki Moses tell God Mose abwira Imana ati I have steak fite inkoni I have steak fite inkoni I have steak fite inkoni look at this I have steak fite inkoni steak inkoni steak inkoni 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 let me ask you reka mbabaze when God comes here now Imana iramutije hano none and ask you ikakubaza iti what are you have now ufite iki nonaha what are you tell us him niki wabwira Imana what are you answer you niki wasubiza Imana what are you answer niki wasubiza Mose that yaravuze ati fite inkoni God tells Mose Imana ibwira Mose iti you have a stick ufite inkoni down here your stick jya hasi wowe n'inkoni yawe nkurikira chakini nini uri chakini nini kandi kantu ntakubwiye utari waza uri mwiza kuri pe usa nka Mutesi Jori uno we ni umukobwa mwiza cyane nari mbigeze Mutesi Jori usa nka Pamela changa umugore wa Debeni